kuba wenyine umuti w'ibanze. Ndabasuhuje mwese aho muherereye, nizere yuko mumeze neza. Shuti yanjye, kiremwa cyiza, iyo ubona mugenzi wawe yifuza kuba wenyine cyangwa se kugenda, akaba ari wenyine, wimutangira, muha uburenganzira bwo kuba wenyine cyangwa se kugenda. Urukundo ni uburenganzira, kandi uburenganzira ni kimwe mu bimenyetso biranga urukundo. Ha mugenzi wawe uburenganzira bwo kumva uko yifuza kwiyumva. Kuba wenyine si ukwica kuri bagenzi bacu ngo umuntu yifungirane, ngo ntabashe kugira imibanire nabo. Ushobora kubana na bagenzi bawe kandi ukaba wenyine. Ushobora kuba uri mu rushako kandi ukifuza kuba wenyine kandi ukaba wenyine. Iyi life y'uyu munsi nateguye si life ndende cyane, ariko ni life iza gufasha wa muntu wakuze mu bwana bwe, wagize mbese ubwana, hahandi yisanze mu bwana bwe nta rukundo yabonye. Irafasha kandi wa wundi uri mu rushako rurimo amakimbirane. Irafasha kandi wa muntu wakuze nta babyeyi, mbese mu bwana bwe nta babyeyi bamubyara yegeze abona, agashyirwa ahandi hantu, n'aho hantu agiye noneho ntabone urukundo. Irafasha wa muntu wagiranye ibibazo n'ababyeyi mu bwana bwe, aho atabashije kubona urukundo cyangwa se ababyeyi batari bahari. Irafasha wa muntu ubu ngubu uri mukuru, ariko mu bwana bwe asa nkaho yatawe cyangwa yashyizwe ku ruhande kandi yari mu muryango. Irafasha wa muntu mu bwana bwe, aho kugira ngo abe umwana, akiri umwana wahawe inshingano yo kuba umubyeyi. Irafasha wa muntu wumva muri we akeneye undi muntu kugira ngo yumve afite urukundo. Irafasha wa muntu ufite ikibazo cy'amahame. Ikibazo cy'amahame ni ikibazo kirekire kuko ni ikibazo gituruka ku marangamutima. Irafasha wa muntu ufite mbese ikibazo cy'amarangamutima, utwarwa n'amarangamutima cyane. Irafasha wa muntu wisanga igihe mu mibanire ariwe muntu wa mbere bari gushuka, mbese ari mu bintu byo gushukwa. Iyi life irafasha wa muntu kandi uhubuka. Wakwicara ukibaza uti ni kuki uvuze aba bantu? Aba bantu bavuze kuko numvishije aribo bantu uyu munsi sunikirwa kubwira, sunikirwa gufasha, kuko ari abantu bakeneye, yaba atari mu rushako, yaba ari wenyine atari yashaka, aba bantu bakeneye kuba bonyine. Niyo yaba ari mu rushako, uyu muntu akeneye kenshi na kenshi kubasha kuba ari wenyine. Ibi bintu ndabisobanura mu mwanya. Mu mibanire, ni ukuvuga muri couple, ni abantu babiri, aho umwe atagomba ubundi kudepanda ku wundi. Ni abantu baba biyemeje kubana, bakagira ibyo bahuriyeho, bakiyemeza gukora experience, aho umwe afasha undi, mbese aho umwe aha uburenganzira undi bwo kubasha kuba, bwo kubasha kwisobanukirwa, bwo kubasha kwirenga, ndetse akabasha wenda no kubimufashamo, mbese uwo muntu akazabasha kuba uwo yifuza kuba we, ndetse
akazabasha kuba uwo yaremewe kuba we. Kuba wenyine si igihano. Kuba wenyine ni imwe mu ntambwe ya mbere ituma umuntu abasha kwegera uwo ari we. Kuba wenyine bigufasha kurebana mu ndorerwamo nawe bwite. Kuba wenyine bigufasha kubona bigari. Kuba wenyine bigufasha kugira amahitamo. Kuba wenyine bigufasha kwisuzuma. Kuba wenyine bigufasha kwihuza n'amarangamutima yawe. Ikintu cyangombwa cyane kuri bano bantu maze kuvuga. Kuko aba bantu bagomba kuva mu mutwe, imbaraga zigomba kuva mu mutwe zikagaruka hasi, zikagaruka ku mutima. Aba bantu bakeneye cyane kuba bonyine, baba batari mu rushako cyangwa se baba bari mu rushako. Kuko uko tumaze kubibona muri no minsi hari ikintu cyese cy'amakimbirane mu rushako, aho abantu basigaye bata ingo, bagata urugo rurimo n'abana bakagenda, ari umuntu w'umubyeyi, ari umuntu w'umugore. Ibyo bintu nzabivugaho muri life zizaza, urugero ibintu nabonye, aho abantu basigaye bicana bagakatana imitwe. Intambwe ya mbere, iyo ubona uri mu rushako rurimo amakimbirane, iga kuba wenyine, wige kurebana nawe bwite, wige kwisuzuma. Muri uko kuba wenyine, muri icyo gihe uri wenyine kandi uri munuze mu rushako, bituma ubasha kubona bigari ibiri kuba ndetse n'ibiri kubera muri wowe. Bituma ubasha kwihuza n'amarangamutima yawe. Mbese ni ikintu cyangombwa cy'ingenzi umuntu akeneye, yewe n'umuntu utari muri bano bantu maze kuvuga arabikeneye kuba wenyine. Ariko aba bantu ni ngombwa yuko mu buzima baba kenshi na kenshi bashaka umwanya wo kuba ari bonyine, aho kugira ngo ubuzima babuhindure catastrophe. Shuti yanjye, iyo ugize igihe cyo kuba wenyine, profita igihe cyo kuba wenyine, ubashe kwibaza ibibazo nyabyo, ubashe kwiyegera, ubashe kwisuzuma. Hari abantu umuntu abwira ati ni igihe cyawe giprofite, ugasanga umuntu yaravuye mu mibanire imeze gutya, imibanire itari myiza, niwe ugiye guhita ajya gushaka undi mugore, niwe ugiye guhita ajya gushaka abandi bagabo. Icyo gihe yibwira yuko ari bwo buryo mu by'ukuri bwo guprofita icyo gihe cyo kuba wenyine arimo. Ariko mubwize ukuri inshuti yanjye, uba wibeshya. Kuko muri wowe, unyumve utishinja, mubwize ukuri, muri wowe harimo ikintu kigusaba, kimeze nka rovide. Niko biba bimeze. Kigusaba wumva yuko ugomba kwituza n'undi mugore, ugomba kwituzana abandi bagabo mu buzima bwawe, ukumva yuko ari bwo buryo uzaba mbese wuzuye, ukumva ari bwo buryo bwo kwereka abandi kuri guprofita ubuzima. Ariko ni ibintu bidasubiza ikibazo mu by'ukuri umuntu aba afite. Niyo mpamvu ari byiza kubanza kuba wenyine, ukihuza noneho na cya kintu kikurimo kimeze nk'inyota, kigusaba guhita ujya gusimbuza wa mugabo wavuye mu buzima bwawe ukajya kumusimbuza abandi bagabo, cyangwa kigusaba guhita ujya gusimbuza ba bagore, wa mugore wavuye mu buzima bwawe ugahita ujya kumusimbuza
abandi bagore ugomba kwihuza nacyo, ukihuza n'ayo marangamutima. Simbijyamo cyane. Wifuza ubufasha, shobora kugira icyo nakumarira, ariko kugira ngo nkubwire yuko igihe cyo kuba wenyine wigihunga, kuko ni igihe cyiza cy'ubuzima bwawe, ni igihe cyo kwisobanukirwa kurushaho. Ntabwo ari igihe cyo gusimbuza abantu no gushaka kujya kuzuza ibyo hanze ngo bize bikuzuze. Ni ibintu twe nk'abantu dukora, ndetse no n'iyi sosiyete ihita ikoma amashyi ngo hita ushaka undi mugabo, hita ushaka undi mugore, hita umusimbuza. Si bibi, simvuze ko ari bibi uvuye muri relation kuba ushobora kuvugana n'undi mugabo cyangwa ushobora kuvugana n'undi mugore, ariko wibigira cya kintu cyiza gisimbura, kuko ntabwo ari ibintu bimara kangahe kabiri. Ntabwo ukeneye umuntu ngo ubashe kumurerwa neza. Abo hanze baza bongera ku byari bisanzwe birimo aha ndani. Nkunda gutanga urugero cyane. Wafata n'ikirahure kirimo amazi ukagenda nanone usukaho amazi, nuzareba uzasanga amazi asendera, ndetse nutanayasukaho ikirahure kizakomeza cyuzure. Ni ukuvuga yuko abo bo hanze wifuza ko baza mu buzima bwawe, fata iki gihe cy'ubuzima ubanze wiyuzurize icyo kirahure cyawe kituzuye, ubanze wiyuzurize uko kumva uhita ushaka uwo mugabo, uhita ushaka winjiza munuze mu buzima bwawe abandi bagore. Hari n'abandi bantu ubabwira uti ni igihe cyawe noneho cy'ubuzima, kora ubuzima bwawe ubwubake mu buryo ubwumva. Ni igihe cyawe cyo mu buzima cyo kwibwiza noneho ukuri, cyo gusobanukirwa uriwe, cyo gusobanukirwa iby'agaciro bikurimo, cyo gusobanukirwa ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, cyo gusobanukirwa amahame yawe, cyo gutunga agatoki mbese gushyira urumuri kuri ya mahame yawe mbese utubahiriza, ko kugira icyo ureba kuri ya marangamutima yawe menshi atuma wari fokalize ku murimo runaka, umuntu akakuvugishaho gatoya ukaburagiye, ukabutaye inzira yawe, ukajya ukabona umuntu kugira ngo abikoreshe gutyo, ntabwo ari byo ahita ajya gukora, ahubwo ahita ajya gushaka ibindi bintu byose byo hanze biza byuzuza agenda, akayigira full, ikaba iruzuye, aho kugira ngo agabanye, ahubwo akihana none imirimo y'ikirenga. Kubera iki? Kubera nanone guhunga cya kintu, kugira ubwoba bwo kwihuza na cya kintu kiri murimo adashaka kugira gute, adashaka kumva, kuko ari ibintu bimuteye ubwoba, kuko ari uburyo we bwo guhunga, kandi ari bwo buryo atarakwiye guhunga, ahubwo ari bwo buryo yarakwiye kwihuza nabwo. Shuti yanjye, emera mu buzima kuba wenyine. Kuba wenyine si bibi. Wireba ku ruhande mugenzi wawe ngo ubona afite abana, afite umugore, afite umugabo, afite abana, aranezerewe, ngo utekereze yuko nuza n'uwo mugore mukabyarana, nuza n'uwo mugabo mukabyarana, aribwo umunezero uzakwinjiramo. Ibi nabyo ni icyo nakwita irisyo. Ni ibintu bitari ukuri. Uzabigerageze, niba wumva muri wowe kuzana uwo mugore akazaza ari byo bintu bizagura mbese ibyishimo, ukumva wuzuye n'urukundo,
uzabigerageze, nyuma niba utazahinduka uzaze utubwire buryo ki ibyo bintu wumva noneho muri wowe umerewe neza. Ni ibintu bidashoboka namba. Kumva uri wenyine kumva uri wenyine uri kandi mu bantu nacyo ni ikindi kibazo, kuko ushobora kuba ufite umufasha mwiza, ukaba ufite umutware mwiza, cyangwa ukaba ufite bagenzi bawe bagukunda, cyangwa ukaba uri ahantu heza, ariko waba uri mu bantu ukumva uri wenyine. Shuti yanjye, ikibazo ntago kiri kuri uwo mufasha wawe, ikibazo si kiri ku mutware wawe, ikibazo si kiri kuri ba bandi bo hanze za nshuti zawe, ikibazo mu by'ukuri kiri kuri wowe. Wari ukwiye gufata igihe cyawe cyo kuba wenyine, ugasobanukirwa aho kumva uri wenyine bituruka. Muri iki gihe cyo kuba wenyine nibwo ubisobanukirwa, ariko ntutunga agatoki wa mufasha wawe, ntutunga agatoki wa mutware wawe, ntutunga agatoki abo hanze, nushaka ukabatunge, ariko karagaruka kuri wowe. Sobanukirwa, fata igihe cyo kuba wenyine, usobanukirwe aho uko kumva uri wenyine guturuka, kuko uzahasobanukirwa. Nutabasha kwasobanukirwa, shaka ubufasha, aho kugira ngo imibanire yawe izazemo iki, izazemo ikibazo, usaba abantu ibintu badashobora kuguha, cyangwa kugira imyitwarire yindi badashobora kugira, bakageraho mbese bagomba guhinduka kubera wowe, kandi atari ikibazo cyabo, ari ikibazo mu by'ukuri kikurimo. Niyo mpamvu ari ngombwa kugira ibihe byo kuba wenyine, ukabasha kwihuza nawe bwite, ukabasha kwibaza ibibazo, ukabasha gusobanukirwa mu by'ukuri uriwe, ukabasha gusubira inyuma mu bwana bwawe, kuko hari benshi muri bano navuze ibintu byabo byatangiye mu ruhinja. Ibibazo byabo bafite ubu ngubu bituruka mu buhinja, atari ibintu byaje no muri puberite yewe, ari ibintu byatangiye mu buhinja bwabo. Ibyo bintu byose ntushobora kubimenya mu gihe turi muri ino si ya none, aho abantu bose birukanka, aho ibintu byose byirukana dururu. Fata igihe cyo kuba wenyine, shuti yanjye. Kuba wenyine si bibi, bigiye gutera ubwoba uri wenyine. Kuki? Kuko ubuzima buragushyigikiye, kandi ibuka yuko uri ikiremwa cyuzuye, uri umwe. Kuba uri umwe hari ikintu byari bikwiye kukubwira. Ni ukuvuga yuko niba bitagenda nawe ubwawe, shaka aho ikibazo kiri muri wowe. Reka ubuzima bubona umwanya muri wowe. Ntibushobora kubona umwanya muri wowe ngo ubashe kubona neza, ngo ubashe kugira umutuzo wa roho, ngo izo mbaraga zibashe kuva mu mutwe zimanuke, ngo ubashe kwisobanukirwa, ngo uzabashe kuba no kubasha kuzaba uwo wifuza kuba we. Ufite ibibazo, waranyuze muri iyi nzira y'ubuzima, ngo ntubashe kuba wenyine. Ntibizashoboka. Ugomba gufata, shuti yanjye, kiremwa cyiza, ibihe byo kuba wenyine. Ndakubwira wowe uri mu rushako rurimo amakimbirane, wowe uri mu rushako rwangiza uza kubona life, intambwe ya mbere, umuti wa mbere ugomba kugukiza,
kugabanya uburibwe ufite ni nka paracetamol, ni ukuba wenyine. Kubasha kuba uri aho hantu uri, ugafata ibihe mbese byo kuba uri wenyine. Amasaha angahe ku munsi, amasaha angahe mu cyumweru ngomba kuba ndi njyenyine, kugira ngo mbashe ngaruke ku butaka, kugira ngo ibirenge byanjye bigume ku butaka. Mu gihe utabikoze uzakora iki? Nabyita ngo iki? Hazabaho guhubuka cyane. Niho hantu habaho amarangamutima ahora kujyana mu gukora ibikorwa utifuza gukora. Niho hantu haba gutuma urenga ku mahame yawe. Kubera iki? Kubera kutagira igihe cyo kuba wenyine. Mu gihe uri mu rushako rurimo amakimbirane, umuti wa mbere uruta ibindi nka paracetamol ituma mbese urwaye indwara runaka ntiyari yasuzumwa, ariko kuko ufite uburibwe tugwaye paracetamol ngiye nguhaye ni ukuba wenyine, kugira ngo ubashe noneho gutuza, za mbaraga zigaruke, ahasigaye uw'ubuzima umwanya muri wowe, ubuhe uburenganzira bwo kongera kukubwira, noneho ukabasha kumva, noneho ukabasha kugira ibitekerezo byiza, noneho ukabasha kureba kure, noneho ukabasha yewe no kuyoborwa. Sindi kuvuga ahangaha, ndi kuvuga ku bari mu rushako rwangiza cyangwa ku bari mu rushako rurimo amakimbirane, ariko ndi kuvuga na wa wundi wagize bwa bwana bumeze kuriya. Nawe niko ugomba kubigenza. Ugomba kureka mu gihe cyo kuba wenyine, ni igihe cyo guha ubuzima, kuko ubuzima bukurimo, ariko kuko uri hejuru cyane, imbaraga ziri hejuru cyane, imbaraga ziri hanze cyane, ntubasha kubona, ntubasha guhumeka, uri mu marangamutima menshi, uri mu kintu kimeze nka confusion, urafata ibyemezo uhubutse, ntushobora kwifokaliza ku murimo umwe, nukuza bagira ikintu bakubwira ukabivuyemo byose. Umuti ni ukubanza kwiga kuba wenyine. Nshuti zanjye, muri ab'agaciro, ubuzima wifuza bukurimo kandi wabukora. Byose bikurimo. Uri umutware w'ubuzima bwawe. Ntushobora kuba umutware utareba. Ntushobora kuba umutware nta mwuka ufite. Ntushobora kugira umwuka utabasha kuba wenyine. Ntushobora kugira umwuka uri mu kaduruvayo kenshi bituma udahumeka. Vana amaso hanze, garuka, witandukanye niba ari ngombwa, ube wenyine. Navuze ko kuba wenyine atari ukwica kubo hanze bose, ngo ukupe communication n'abantu bose, ntagire umuntu umuzongera kukubona, ntabwo ari byo bivuze. Ni ugushaka umwanya, cyangwa ugafata igihe runaka, niba uri mu rushako simbizi, ukabivugana n'umufasha wawe, ukamubwira ko wifuza igihe cyo mbese kubasha kubana nawe, igihe cyawe bwite. Icyo gihe mukabivuganaho, akabyemera cyangwa ntabyemere, ufite amahitamo, buri wese arahangaha gukora experience. Ariko ukabona igihe cyo kuba wenyine, atari ibintu kubera guhora
guhora abantu dutunze amaso abo hanze, ibyo hanze. Twamaze kuba abo hanze, ntago tukiri abantu buzuye, ntago tukiri abantu bakora baturutse muri bo, ahubwo twamaze kuba abantu bakora baturutse mu byo hanze. Tumeze nk'abantu baguruka. Nawe ugeze kugira ibibazo turimo isi ya none. Isi yirukanka, aho abantu bamaze imitima, mbese benshi muri bo imitima yamaze kuba nk'iyibisimba. Ugize isi yo hanze, ugize kuba waranyuze mu bwana n'ubwo maze kuvuga hano, ukaba utari wisobanukirwa, utari wasobanukirwa ibibazo ufite. Uzi kugira ibibazo ufite uyu munsi biturutse mu buzima bwawe mbese bwashize. Ubwo se uri kumva uzabasha guhumeka ute udafashe umwanya wo kuba wenyine? Kandi igitangaje nuko ikikurimo cyifuza yuko ufata umwanya wo kuba wenyine. Ntushobora kurema, ntushobora kubona bigari, ntushobora gusobanukirwa uriwe utagira umwanya wo kubasha kuba wenyine. Kuba wenyine si igihano, kandi kuba wenyine umuntu abifitiye uburenganzira mu buzima. Ufite amahitamo yo gukora ubuzima uko ubushatse. Ufite amahitamo yo gukomeza gukora ubuzima nk'uko wabukoze kugeza ubu, cyangwa se yo kugerageza ubundi buryo uhabwa, ukareba niba koko hari ikintu byahindura mu buzima bwawe. Ndabakunda cyane, mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza, mbifurije kandi kuzagira icyumweru cyiza cyane tugiye gutangira, icyumweru cy'amahoro, icyumweru cy'urukundo, icyumweru cy'iterambere nkatwe nk'umuntu. Ndabakunda cyane, muraba agaciro, rabagira imbere n'inyuma. Voilà, rabagira imbere n'inyuma, vinyuma j'imbere. Wikumva abo hanze, garuka kuri wowe, tuze, ufate igihe cyawe, ufate izo energy, ufate izo mbaraga, ufate uwo mwuka, ufate izo mbaraga nziza. Noneho abo bo hanze bazajya bakubona uri mu mbaraga nziza, nshuti yanjye. Hari ikintu babona gihinduka noneho mu buzima bwawe. Biturutse kuki? Biturutse mu kuba wenyine. Nanjye uri imbere ya kamera aha mubona, njyeweho wagira ngo mbifite maîtrise. Ndabambura bose mba ndi mu mutuzo, nkorera mu mutuzo. Kuki? Kuko nisobanukiwe, sobanukiwe aho ngana, sobanukiwe ibindimo, sobanukiwe amateka yanjye. Sinshobora kuza imbere ya kamera ngo mbabwire ibintu byaba ari nka filozofi, kubwira umuntu ibintu wowe udakora, utegeze unagira na experience. Ni filozofi yo mu rwego rwo hejuru. Njyewe ni gutyo nkora, ngira igihe cyo kuba njyenyine, ibintu ntavukanye, ibintu muri makeya nanjye nagiye niga imyaka nkagera aho ngaho nkabimenyera. Byiza cyane uburyohe bw'ibyo bintu, bwo kubasha kubona ibyo utabonaga, bwo kubasha kumva ibirenge byawe biri hasi, bwo kubasha kugira noneho gushyira amarangamutima ku munzani, bwo kubasha gufata ibyemezo, bwo kubasha kumva ryajwi, utagiye mu bintu byo kujya gukontorora, gukora imibare bwo kuki? Ntabwo ikikurimo
ikikurimo kirusha ubwenge ahangaha. Ikikurimo hano nicyo kikuyobora. Ubuzima buri hano nibwo bugomba kujya hanze. Ha umwanya ubuzima. Uhumeke. Ntukeneye abo hanze ngo baze bakuzuze. Kuko wowe ubwawe uri ikiremwa cyuzuye. Niba utuzuye ugomba kwishaka ukiyuzuza. Waba utabishoboye ugashaka ubufasha bugufasha. Ntabo hanze ukeneye ngo umunezero wiyongere. Abo hanze baza bongera ku munezero wari usanzwe wongerewe, batawongera Claudine cyangwa se Chantal ntahungabane. Agakomeza ari umuntu utuje kuko bimurimo. Shuti yanjye, ibyo byose ntushaka kubigeraho utagira igihe cyo kuba wenyine, utarabashije kuba wenyine ngo wumve, ngo wihuze n'ubwo bwoba. Wihuze n'ubwo bwoba uhunga. Wige nk'umwana w'uruhinja kwiyuzuriza noneho uturutse mu yindi nzira y'urukundo. Utarabashije kugera, nabyita ngo iki, ni nko kugera ku ndiba mu mwijima. Birababaza, ariko gahoro 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 umuntu agenda yirema. Voilà, kwirema, ukirera, kandi byose birashoboka. Ndabakunda shuti yanjye zanjye, navuze byinshi. Naho icyumweru gitaha Uwiteka wampera umugisha. Ngaho ciao.